Twongeye kubasuza shuti bakunze ba Dore TV igitondo cyiza kandi tukomeze tubifuriza kugubwa neza bari kujya mu kazi mukomeze mugende neza kandi mugire amahoro kandi mugiye guhaha muronke ari nakwandi ko dukomeza kubakorera akazi twiyemeje ko kubaha amakuru agiye atandukanye. Amakuru rero abyutse avugwa muri iki gitondo nuko Kugisozi umurenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo hazwi nko mu Gakinjiro hafashwe n'inkongi y'umuriro, aho inkongi y'umuriro yatewe na sirikwi yabereye muri aka gace, bityo bituma aha hantu habasha gufatwa n'inkongi y'umuriro. Rero nibiri kuba muri aka kanya mu gihe kizimyamoto cyangwa se abashinzwe kuzimya iyi nkongi y'umuriro batarahagera, baracyategereje kugira ngo baze babone ubutabazi bwihutirwa. Muri make hari gupfa ibikorwa byinshi bitandukanye, hari guhomba abacuruzi, hari kwangirika ibikorwa remezo ndetse n'ibyo abacuruzi babikorera, ariko dukomeza kubakangurira ko mu by'ukuri atari ibintu byiza kuba wakora amakosa yo kudatanga amakuru vuba vuba, bityo kugira ngo leta ibashe kuza ibashe kurokora ibintu ndetse n'abantu. Ntiharatangazwa agaciro k'ibyangiritse uko bingana cyangwa se ngo hatangazwe umubare w'ibyangiritse uko bingana, cyangwa se ngo hatangazwe niba hari umuntu ushobora kuba waba wakomerekeye mwino manuka cyangwa se mwino agisida yo kuba ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro. Ni amakuru dukesha bamwe mu bantu b'inshuti z'akadasohoka za Dore TV baherereye muri aka gace, nibo batubwiye ko mu by'ukuri hafashwe n'inkongi y'umuriro ndetse banaduha amafoto nk'uko muri kubibona hano kuri Dore TV. Ni mu gaciko n'ibiganiro byacu umunsi ku munsi, kora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe n'ahandi wakora amakuru meza kandi yizewe yihutirwa usibye hano kuri Dore TV. Murakoze cyane, Imana ikomeze kubaha umugisha.